Shalom 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 abaduteze amatwi abadukurikira turabasuhuza mu izina rya Yesu kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Ifeza rero n'izahabu ntabyo dufite, ariko ibyo dufite turabibaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haguruka ugende. Imana ishimwe cyane uko itwemereye kongera guhurira kw'iyicano yacu ishurirwa TV1. Dushimye Imana ku bwanyu, dushimye Imana ku bw'umugambi mwiza, dushimye Imana ko ari Imana igira neza bugacya bukira, kuko yaduhishuriye umuyoboro kugira ngo tujye tuganira ibyanditswe byera. Uyu munsi wa none rero dufite ijambo ry'ihumure, dufite ijambo rivuga ngo haguruka ugende. Rero hari ibintu byatuma mu by'ukuri wicara ahantu wigunga, ariko ijambo ry'Imana ryongeye kudukangurira tubwira ngo haguruka ugire gute ugende. Hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 dusomye ku murongo waho wa 4 wa 3 ndetse no wa 4 niho dusanga ijambo ry'Imana rivuga ngo Petero na Yohana ngo bajyaga bajya ku rusengero, ngo ahantu ngo rero ku irembo ryiza ngo hari umuntu ufite ubumuga cyangwa se ufite ubumuga bwo kuremara, ngo yari amaze igihe kinini ubwo bumuga bw'amaguru bwo kuremara abumara igihe kinini cyane, ngo ari aho ngaho ngo akajya asabiriza ngo umuntu wese wajyaga aza kurwo rusengero ngo yajyaga amusaba ngo akamubwira ati impa. Ngo nuko Yohana na Petero ngo nabo bageze kurwo rusengero ngo nuko ngo arababwira ati mumpe. Arasaba nk'uko byari bisanzwe. Ngo nuko Petero na Yohana ngo baramwitegereza ngo babona kuko hari icyo akeneye, ariko kuko hari umwuka w'Imana uri muri bo ngo nuko ngo arabahishurira icyo gukora. Ngo nuko Petero arababwira uwo muntu ufite ubumuga bw'akaguru, arambwira ngo nta feza n'izahabu ngo dufite, ngo ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ngo haguruka wigendere. Ngo nuko ako ka mwanya ngo ahagurutse ngo bomba bari bw'amaguru, amagufwa arayumva arakomeye, yumva ibintu biremeye, yumva ibintu biranejeje, ngo atangira guhimbaza Imana, kubera ko hari imbaraga z'Imana zimanutse muri we, hari ubutware bw'Imana yari yiyumvishemo, ngo bituma yongera kumva agize imbaraga z'ibyiringiro bikomeye. Ngo nuko arangije ngo arahaguruka ashima Imana, ahimbaza Imana kubw'imirimo itangaje Imana yacu imukoreye. Natwe rero nicyo gihe cyo kugira ngo duhimbaze Imana, nicyo gihe cyo kugira ngo tuvuge Imana, ariko tuvuge Imana ifite hari n'ibimenyetso simusiga byerekana ko Imana iri mu ruhande rwacu. Birashoboka rero yuko hari aho umaze muri iyi minsi ukaba mu by'ukuri waramugaye, ukaba ufite ubwo bumuga, ariko uyu munsi wa none Yesu arakwifuza, ashaka kugukiza aho hantu uri, mu buryo wavuga yuko ibyo bintu bidasobanuka, iwawe ntibisobanutse. Erega ibitera ubumuga ni byinshi. Ibitera ubumuga, hari abantu ushobora gusanga agakiza kabo karabaye akamuga, karamugaye, gafite ubumuga, agakiza kakaba gafite ubumuga. Ariko Yesu arimo arakubwira ngo Yesu ashaka yuko noneho uhaguruka, ugahaguruka mu byo urimo, ugahimbaza Imana. Yesu ashaka kugukoresha iby'ubutwari. Yesu ashaka yuko ahindura ubuzima bwawe n'amateka yawe agahinduka, ariko icyo bisaba haguruka mu izina rya Yesu. Haguruka ukorera Imana aho wicaye, ukaba wicaye ahantu ukaba udashaka gukizwa, udashaka gukorera Imana. Uyu munsi Imana iragushaka, ishaka kuguha agakiza, ishaka yuko ukira, ishaka yuko uva mu byo wari urimo, yaba ari n'indwara wari ufite, izo ngizo ugeze kwa Yesu zirakira. Yaba ari n'ibibazo wari ufite, ibyo byose byagusingingije muri ubu buzima bwacu, iyo ugeze kwa Yesu ibyo bivaho, ibyo urakira, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza.
reka ngutangarize yuko Yesu agukunda kandi Yesu akwifuriza ibyiza. Reka ngutangarize ko Yesu akiza kandi akabohora ingoyi yose, yaba ari karande y'icyaha, yaba ari karande y'uburwayi, yaba ari karande y'uburwayi ufite bwakubereye ibibazo bugatuma umugara. Ndagira nkubwire ngo uyu munsi wa none Yesu arashaka kugira ngo ahindure ubuzima bwawe. Nta feza n'izahabu abakozi b'Imana bafite zo kuguha, ariko icyo bafite umwuka wera, bafite imbaraga z'ijuru, bafite imbaraga z'ubutware bw'Imana. Izo mbaraga z'ubutware nizo bategekesha ibikurimo, yaba ari ubwo burwayi bakubanye karande bikakuvamo bikagenda, yaba ari ibintu bituma usigingira muri ubu buzima, ibyo nabyo Yesu arahari kugira ngo agukize, agukureho ibitero byose bya Satani, agukureho umwanda wose, aguhindura icyaremwe gishya. Imana itugirire neza, Imana iturengere kandi dushoboze. Ariko ikintu cyanejeje cyane, kinejeje ngo ni ukuntu uwo muntu wari ufite ubumuga yemeye akajya hariya ku irembo ry'urusengero ryiza, ngo akaba ariho aba, akaba ariho arindira. Ese mwene data urindiriye he? Wowe uri hehe? Uri kuwe musozi? Kuko uwo nguwo yari ari ku uwo musozi afite ubwo bumuga, ariko aravuga ati njyewe nzarindira, ndindirire ku rusengero. Ese wowe urindiriye hehe? Reka ngutangarize yuko Imana yacu aho igusanze niho iguhembera. Uyu munsi rero ukwiye kurindira, ukarindira ahantu uhurira n'Imana mu by'ukuri, ukavugana n'Imana, Imana ikakurengera, kuko ukeneye gukira, ukeneye kwambara imbaraga, ukeneye kubohoka, ukeneye kwambara ubuzima, ukeneye kubona imbaraga z'Imana zikorana nawe, ukeneye n'ukuri kubona impinduka mu buzima bwawe ziza, ukeneye kugira ngo wumve ibyawe byari biziritse bibohoka, kuko Imana yacu iragukunda, Imana yacu iragushaka, Imana yacu irakomeye kandi irakora. Imana itugiriye neza. Rero turashishikariza abantu bose gukora share, turabashishikariza gukora subscribe, turabashishikariza kwandika comment ukurikije uko ikiganiro wacyumvishe, turabashishikariza noneho kandi guhora mudukurikira uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo tuganire neza kw'ibi byanditswe byera. Kandi Imana yacu bampera umugisha, abantu bo mu Rwanda bose badukurikira, abantu bo ku Kirengo tujya tubabona cyane, Imana ibampera umugisha. Tujya tubona abantu muri Mozambique, tujya tubona abantu muri United, tujya tubona abantu batandukanye mu Burundi bagenda badukurikira, bakurikiye ibiganiro byacu. Ni ukuri Imana yacu ibampera umugisha kandi bakomereza amaboko. Shalom shalom, ciao ciao, naho ubutaha. Imana ibahe umugisha.